ibyabananiye nibyo nakoze sibyo byabananiye kuva imyaka bivugira ngo nibanga ari imyaka 7 none biki kuva muri iyo myaka ya mbere bagitangira byarabananiye ndabishobora ntago rero bayibura kugira ishyari rya nishyari kandi ishyari buriya bundi iyo umuntu afite ishyari aba ari umurozi Bukarose ni umurozi cyane kubera yuko umunyeshyari wese aba ari umwicanyi sibyo ko umuntu ushaka kuza akakwangiza izina agashaka kukwicira izina kukwangisha abantu aba ari umwicanyi si kumpanuro wamubonye cyane Karosi si kumpanuro namubonye Karosi ari kwivugisha utwo tugambo ese yavuze ngo icyo bundi yaravuze ngo Kariza TV show ngo Kariza ngo ntago ari impuhwe ngo afite uriya mwana ngo umuzimu ngo arira ku munyagasani umuzimu ninde umunyagasani ubwo umuzimu ni Kariza umunyagasani ni Divine kuko ari we yavugaga yego arongera ngo ko afite imvugo afite abadayimoni benshi cyane wagira ngo batuye muri we arongera ngo ntago ari impuhwe ibintu ngo kurushanye na umwana imbabazi abashaka kumurya ibintu ngo Kariza ngo aba yariye menshi oya ubwo atari se ni sawa kuko wazirushije Silas ni wazirushije Divine se kuri kumira amagambo no mugabo uciriritse ndi kuyamira kubera yuko Karosi arifashije Karosi ntaciriritse Karosi arakomeye afite aciriritse mu mutwe urumva aciriritse mu mutwe ibikorwa Karosi afite ibitekerezo bigufi mu mutwe we ni igikuri reka tugarukira twere kujya kure nyuma y'imisi Silas amanuwe kuri ubu Kariza bureze garuka hari ahandi hantu yavuze ko numva nawe abagore ngo babereho ngo unisenga abagore ngo ntibarara bambaye ubusa can you imagine umugore se barara bamwambitse ubutsa kugira ngo bamukubite ntaho iyo filozofiya we ntabwo nyumvise ngo abagore ngo bo n'ubundi ngo barara bambaye ubusa yarashatse gusobanura bivuze ko hari ahantu Helena yavuze ngo umugabo we yamukubise yambaye ubusa amusohora ku gasozi yambaye ubusa urumva hanyuma abagore barara bambaye ubusa barara babambitse ubusa ngo babakubite barambwira ya majwi numvise ya majwi ngo uce mu kinani undi akamubwira ngo rega ngo nambaye rya kote ngo hasige ngo rigaragaza ngo amazuru n'umunwa byonyine ati suti muhe na mudugudu aramenya ati suko ko mudugudu umenye koko ari ninjoro atubambonye ku manywa ati bangana iki urumva ntabwo hari akantu kansekeje uyu miruho ngo ntabwo yari azi Silas yarumvaga umugabo uririmba w'icyamamare miruho yaracuruzaga nyine ngo boutique araho ngaho Silas ngakajya mucaho nyine akajiwe ariko atamuzi abantu bakajya bamubwira ati rero ati buriya ati umugore wawe ati baramutwaye karabaye undi ngakagira ngo numugabo nyine w'igisore w'ibigango nyine nka Mike nkuko nguko wijigije agaju nyine ukamureba umunsi umwe ngo Silas yaciyeho baramuhamagaye nyine ngo Silas aciyeho nyine ati dore ibya Yesu ni ku murongo umugabo ugutwariye umugore ngamushatse aramubura kandi ari kumureba imbere yarasohotse ararangaguza aramubura kandi araho hafi ako mu byukuri reba ukuntu uno mugabo angana mu byukuri kuno hari umugabo w'ibogari wije ariko abagore nka buriya Silas ni uburozi se ni imitoma iyo umuntu akurusha hiti Silas ngo yazi gutera imitoma umuntu yakubwira ngo gafi kanje gafi nirobeye ubose nta musore babikubwiye reka nkwivovorere nge Yera mugabo yarambwiye mugabo yambwiye ati rero ati umugore wanje ashaka kuba wenda iyo mitoma ariyo yaburaga tukubona kuntu wabana n'umugore imyaka 7 yose utaha yakurakariye akamara iminsi 3 atavuga ngo iyo mitoma ukiyibona urumva atugwasanga ariyo mitoma yabuze cyangwa ari izindi nshingano zari zaramunaniye Silas yakemuraga nyine gutyo ko bikwiye pasi buryo uzi yuko wa mujani umugore wa Silas ura wasimbuye Helena uzi ko yataye umugabo n'abana bane
Sirasi wese ntiyataye umugore n'abana. Sirasi nawe agata umugore n'abana 6. Ese mbarumbwire ngo ibyo by'abana bafite ubumuga ko numvise ari ibintu na ihuriro ryabo. Iyi nkuru yiheri muzi tugere. Jani afite umwana ufite ubumuga na Sirasi nawe afite umwana ufite ubumuga. Ako pasi ugiye gutuma mbyirukankisha kandi nashakaga kubihera mu mizi. Okay, hera mu mizi rero urubanza turuhere mu mizi. Okay, twatangiye. Uriya mugabo Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. ibyo ntafite igisubizo ntago mbigusubiza. Mukomeze kugira ibihe byiza cyane rero abantu mwese mukurikira ibiganiro byacu aho muri hose n'ibyo muri gukora byose, tubifurize kugubwa neza ndetse no kugira amahoro y'Imana. Tugiye kwishimira kuba tugarutse muri uru ruhande, tugiye kubona ibiganiro byacu by'uyu munsi biraza kugera neza cyane. Nongeye guhura na Kariza Queen, n'umukobwa rwose wiyemeje guhaguruka igeze ngo ijwi rya rubanda. Ibintu bimeze bite Queen? Ubona se nubwo nigize ijwi rya rubanda ntabwo njye babyigize, rega n'Imana yabigize pasi. Imana niyo yampamagaye. Imana araguhamagaye. Meze neza rero. Witabye Imana? Witabye Imana? Ntabwo nditaba Imana, ahubwo ndi mu murongo Imana ishakamo. Oya, Imana araguhamagaye, waritabye ntiwitabye? Kwiki? Imana yarampamagaye ndayumvira ko ntabwo ndayitaba. Pasi kwitaba Imana no kuva mu isi se nayitaba. Kwitaba Imana ntabwo ari ugupfa. Ubu ngubu rero uri mu bantu bitabye Imana. Pasi ntabwo yegereze mikoro nkubwira impamvu. Kwitaba Imana se si ugupfa? Abe. Ntabwo ari ugupfa. Kwitaba Imana ntabwo ari ugupfa cyane ugupfa. Dufite groupe y'abanyamasengesho yitwa bitabye Imana. None se ntibariho? Yitwa bitabye Imana? Abitabye Imana. Are you sure? Yes, of course. Ko noneho nanjye ubwo narayitabye. Imana nanjye Imana narayitabye. Uzi kwitaba Imana se nivuga ko Imana yaguhamagaye uri mu muhamagaro. Niba uri mu muhamagaro cy'Imana donc ishaka witabye Imana tayari. Niba ukora ibyo Imana ishaka uri mu muhamagaro wawe, niba uri gukora inkuru zikagirira abantu umumaro, yaraguhamagaye uri yitaba ukora ibyo bishaka. Nyuma yo kwitaba Imana urumva umeze gute? Uretse ko hari umuntu nigeze kumva avuga ngo banguka shango ngwino muri no muhanda ngo ngwino duhangane. Inde? Inde? Niba ari ngo Karose, niba ari gaki. Ariko nahise ameze ate so? Nahise mbona ari Karose, ni Karose. Ameze ate nyine mbwira uko ameze numve ni uri kuvuga bize bite? No mugabo ufite iminwa yatukuye yahiye cyane. Pasi mbabari utambugisha amakosa. Nyine kuri njyewe ntago yaba umugabo, ni umugabo iwe, ni umugabo w'umugore we, ariko imbere yanjye ntago ari umugabo. Ntago yaba umugabo. Kariza gutangire borakari bwinshi. Oya, twikomereza. Ngo iminwa yatukuye bishatse kuvuga? Ashobora kuba ayisiga hari nk'ibi bintu nasizeho. Ko wagira se ngo okay, so kanero kwivanga mu byo bijyanye n'ibyo kwisiga dore nuko. Nigeze kumva avuga ngo nubwo nivugiye ngo ndi mu muhamagaro w'Imana, nigeze kumva avuga ngo banguka shango imihanda ngo ayijemo ngo banguka duhangane. Wowe Karose so n'uwahe byari biturutse kuki? Ntago mbizi, sinzi nabimubonye kuri cana imwe koko. Byari biturutse nyine ku bijyanye n'ubundi n'aka kazi nkora. Nuvuga ngo n'uyu muhamagaro witabiyemo Imana. Witabiyemo Imana. Biturutse kuri no muhamagaro. Bangana. Nta n'ahantu nge nawe twahurira, nta nubwo tuziranye. Ushatse kuvuga ko aciriritse cyane? Ntago mbizi niba aciriritse. Ubundi buriya ujya kubona ko
pasi aranaciriritse kubera yuko guciririka ntago ari kuvuga ko umuntu aba ari umukene. Yeah. Hari umuntu aba afite ubwonko bugufi yabuciriritse aciriritse mu mutwe. Ushatse kumubwira se ko nere kubigira birebire batavuga ngo ni bifu nere kugira ikibi mu kindi. So gusa ntabwo ndi kumva ikintu muri gupfa kitumye utangirira mu burakari nk'ubwo bw'umurangiza. Oya ntabwo ndakaye kari se ndakara. Uzi ndakaye. Ntuzanabibona. Hari abantu bajya basetsa ngo bigira ngo nabantu bazi kurakara kurusha abandi. Ngo ngiye ngo ndakaye ngo ubwo ngiye raziyo narakaye. Umbabare nawe ntuzajye wishyira mu bantu ngo ni intwari ngo z'uburakari. Ese pasi reka mbanze nkubwire intumwa za Satani reka mbanze nkubwire. Ntago ibicantege byabura. Ibyabananiye nibyo nakoze. Sibyo? Byabananiye kuva imyaka bivugira ngo niranga imyaka 7 none biki kuva muri iyo myaka ya mbere bagitangira byarabananiye ndabishobora ntago rero bayibura kugira ishyari rya ni ishyari. Kandi ishyari buriya bundi iyo umuntu afite ishyari aba ari umurozi. Bukarose ni umurozi cyane. Kubera yuko umunyeshyari wese aba ari umwicanyi. Sibyo? Ko umuntu ushaka kuza akakwangiza izina agashaka kukwicira izina kukwangisha abantu aba ari umwicanyi sibyo se? Cyane. Yego ubwo rero nibyo. Bari kugushinza iki se kandi karose w'inshuti ya Ezekiel? Ako pasi undi uri kumbaza ntago nabonye si ku mpanuro namubonye hari ahandi. Ku mpanuro wamubonye? Cyane. Karose? Si ku mpanuro namubonye Karose ari kwivugisha utwo tugambo. Ese yavuze ngo icyo ubundi? Yaravuze ngo Kariza TV show ngo Kariza ngo ntago ari impuhwe ngo afite uriya mwana ngo umuzimu ngo arira ku munyagasani. Umuzimu ninde umunyagasani ninde? Ubwo umuzimu ni Kariza umunyagasani ni Divine kuko ari we yavugaga. Yego. Arongera ngo ko afite imvugo afite abadayimoni benshi cyane wagira ngo batuye muri we. Arongera ngo ntago ari impuhwe ibintu ngo kurushanye na umwana imbabazi abashaka kumurya ibintu ngo Kariza ngo aba yariye menshi. Oya ubwo atari se ni sawa kuko wazirushije Silas ni wazirushije Divine. Reka mbabaze koko Kariza arya menshi muri ayo menshi uvuga hari n'igiceri cy'iki cyatanu wigeze umpa byibura nticyagera kuwo kigomba kugeraho. Muri ayo menshi uvuga hari uwaguhamagaye cyangwa se uwavuze yuko hari ubufasha yigeze yohereza ntibube bwarageze kuri Divine. Ese muri ayo menshi uvuga pasi nge mu bikorwa by'uriya mwana nkoresha n'amafaranga yanjye sibyo? Sinzi impamvu rero umuntu ushobora kwihandagaza akaba yasebye umuntu bene ako kageni. Ariko ntago nahamya ntashidikanya yuko wenda ibyo akora ari byo yatekereje ko ari wo murongo ndimo. Kuko ntabwo yajya wenda kurota nk'ibyo bintu abe yahita ahimba inkuru gutyo. Uhita wumva uwo ari we. Kandi icyo umuntu akora asa ni gusobanura ibinyarwanda bya bingora. Gukiza mu Rwanda vuba niyo mpamvu. Asa ni umuntu asa n'ibyo akora. N'ibyo akora ya. Umuntu asa nk'ibyo akora. Iriya niyo gategura rero arimo. Reka twivugire ibyatuzinduye. Cyane ko hari abana b'abarokore barenga nk'icumi apakira mu nzu ye akabasabisha. Ntago ngewe uwo ntago ariko ngewe ntago ari wo murongo ndimo. Urumva? Si wo murongo ndimo. Mbikora n'izindi nyungu mvuga ngo wenda ngo views ngo ibiki n'ibiki. Ese mbonye views umuntu agafashwa. Mbonye views ikibazo cy'umugi gakemuka ko harimo n'abashaka views bambara ubusa
hakaba abashaka views bateka imitwe bigiza abarokore nk'abo bose abapasteri b'imitwe abapasteri badafite uwabahamagaye abakozi ba Satani ko bashaka izo views bakazishakira muri zo. Ese nshatse views ndi gutabariza umuntu bitwaye iki? njye ndashaka kugira ngo ushyireho umucyo kuri iki kintu, unahe n'ubutumwa uwo Karosi, maze ubundi twigere mu cyatuzinduye, kuko amakuru ya Sirasi atugezeho aka kanya ni mashyashya. Ubutumwa namuha rero afite urugendo runini kugira ngo abanze amenye Kariza ni mu ntoki. Ngiye kumubwira nase kumutera rwanguza icyo ndicyo. Oya, ufite urugendo runini. Yaranavuze ngo n'ibintu ngo byo gukuramo inda. Si yarabivuze. Ufite urugendo runini. Inda ukuramo inda. Ubwo ninjye yavugaga. Ufite urugendo runini. Cyangwa nimwe Sirasi yavugaga mu rukiko. Banaga ngiye. Ngese ndi Karosi, ufite urugendo runini rwo kumenya Kariza ninde, ni muntu ki, abaho ati. Ufite urugendo runini cyane. Karosi ubwo usaba imbabazi. Ikindi namubwira mbere yo kuvuga ajya abanza atekereze kabiri, ntagahubuke. Niba ari umugabo nyakuri. Umupapa wubatse ufite umugore mwiza n'abana beza ngo arahubuka. Pasi njyewe abagabo bafite ibitekerezo nka biriya, ura ntago nakifuza ko nk'urugero wenda ntago uriya nakifuza ngo wenda ngo ngabe nk'umugabo wenda ni umugabo ku giti cye, sibyo? Ariko ngiye mbona kuri kumira amagambo. No mugabo uciriritse. Ndi kuyamira kubera yuko Karosi arifashije. Karosi ntaciriritse, Karosi arakomeye, aciriritse mu mutwe. Urumva? Aciriritse mu mutwe. Afite ibikorwa Karosi. Afite ibitekerezo bigufi mu mutwe we ni igikuri. Reka tugarukira twere kujya kure. Nyuma y'iminsi Sirasi amanuwe kuri ubu Kariza. Oya bureze garuka hari ahandi hantu yavuze. Ko numva nawe. Abagore ngo babereho ngo unisenga abagore ngo ntibarara bambaye ubusa. Can you imagine? Umugore se barara bamwambitse ubutsa kugira ngo bamukubite. Ntaho iyo filozofiya we ntabwo nyumvise. Ngo abagore ngo bo n'ubundi ngo barara bambaye ubusa. Yarashatse gusobanura. Bivuze ko hari ahantu Helena yavuze ngo umugabo we yamukubise yambaye ubusa, amusohora ku gasozi yambaye ubusa. Urumva? Hanyuma abagore barara bambaye ubusa barara babambitse ubusa ngo babakubite. Nyumvira. Urumva ibitekerezo by'uwo muntu? Anyway, reka twigendere nge nubwo nge namutaho umwanya kubera yuko umuntu ntago nge nshaka ubundi shabanza rakubabaje Karosi. Nge uzise Pasi karamenya bya. Ntago nge ntago namutaho umwanya uriya n'umuhwere n'ubundi n'umupfu wigendera. Ngo n'umuhwera hwere. Base n'umurambo ugenda. Oya. Hari ukuntu umuntu apfa ntibamuhambe ariko yarapfuye. Bimwe byo gupfa umuntu ahagaze se? Yapfuye ahagaze. Tugende. Ntabwo Karosi yava mu ntambara za Ezekiyeli ngo narangiza ngo noneho abagiye gukubitwa na Kariza byoneho byaba atari sawa cyane. Biraza gukemuka ariko anyway ndaza kubahuza, ndaza gusaba Karosi rwose mbahuze mbicaranye. Ndaza guhuza neza ndasaba Karosi. Nge ndashaka kuzahura nawe nkamubaza nkagira ikintu mubaza. Cyonyine gusa niyo twaba tutari kuri kamera ariko nkamubona live tugahura nkagira ikintu mwibariza niyo byaba ari mwibanga. Ye uzambabarire umuze nawe cyangwa se ahantu ari aranabyumva. Karosi ndagushaka kugira ngo tuzaganire, hari icyo nshaka kumwibariza. Okay, ibindi tuzabitegeza nyine Karosi ndaza kubisaba, bizangwa tuzahura tuzaganira. Karosi nawe ndamwizera n'umugabo utagira inyama y'ubwoba muri we rwose kandi udatinya gusobanura
ukuri kw'icyo yahagazeho sibyo niba adafite ubwoba nyine tuzahura kandi asobanure ndashaka zampa fact hanga nibisobanuro kubyo nzamubaza aho kuri kubwira watera n'ubwoba ndabona nyine wamutera ubwoba ku buryo ataza kwemera ko tunahura niba koko ari umugabo uhamye ahagaze ku ijambo yavuze icyo yavuze akaba yagisubiramo tuzahure nuko Sirasi nyuma yo kumanurwa Kariza agashinzwa kugira uruhare 99% ryo kugira ngo dosiye ye yongere isubire mu rukiko ize no kuvamo ibisubizo by'ibyo Kariza yashakaga. Uyu munsi rero inkuru za Sirasi zimeze nka za filime z'abatayirani n'abakoreya. Buri munsi ni episode. Naka episode. Ni episode kuko buri munsi wagiye kusura Sirasi iririma? Mvuye za ririma kuri gereza. Sirasi se wamubonye byagenze gute cyangwa? Sirasi rero nagize amahirwe yo kumubona. Ukira aho nge ndakubwira ikintu kimwe. Ushobora kuzajya gusura Sirasi kuri gereza amakuru mfite ugataha wikanda yagutenga byumusigwa zikarate akabati nimushaka nuni ni burundu izazanku bitavuye hariya nzazemera pe nzazirwariza. Urateganya gusura kumusura cyangwa bimeze bite? Ubu Sirasi ameze neza rwose iririma ari kumwe na papa we ngo niwe wamwakiriye angaramubaza ikibazo ngo ntigize amusura none ngo musa uriko mwana wa niyo makuru niko mwana wa aha ngaho hageze ute umushinyaguzi kandi gushinyagura ntabwo ngiye nshinyagura nese ndananirwa kuvuga ibyo numvishe mbere hiki niko mwana wa ugeze ahangaho ute urumva birabaje rero cyane kubona umubyeyi umaze imyaka nk'iriya ingana kuriya muri gereza umwana wamusanzeyo ntamusure ahubwo bakaba bagiye kubanayo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Kandi Bibiliya iravuga ngo nzahora jambo ry'Imana riravuga ngo nzahora abana gukiranirwa kwa base n'ukwa nyina kugera ku buvivi n'ibisekuruza ibihumbi cyane rwose ntibibatangaze rero mu byahumetswe n'Imana n'ibyo ngibyo birimo ntimukandenga ndoka ko ni mayi kukongoreye namuri kunyongorera pasi ukuntu uririmba gospel twibutse ko Kariza agiye gushyira indirimbo hanze mu gihe ntegereje iyo yakoreye umukunzi yambwiye kuri muri studio ariko ngo reference y'ibindi byose reka twibwire bya Sirasi ngo bimeze bite nibyo nshaka tutugiyeho kubera ko hari ikiganiro kindi pasi wawe kuva Sirasi ubundi bamuhirira 30 jours ngira ngo nibwo nicaye hano ku manuro uraruhuka mu byukuri pasi nari mfite numvaga mfite emotions numva amarira pasi bakimara kuvuga ngo umwana n'uwawe 100%. Pasi nahaye Imana icyubahiro ntago mu mutima wanjye kumva ko byibura nari mukuri kugisambo gifashwe kumva ko nari mukuri ko narwaniye ukuri bakantera imijugujugu n'amabuye ariko nanjye mfite ubwoba bagaseka kana kaba karambeshye mwakagira Imana mwe none ariko wareba ifoto ariko nareba ifoto uriya mwana nareba nase nkabona umva afite umutwe hariya aha hari ibyaha hari hano hari neza ni photocopy niyo batari kwirirwa bajya gupima DNA ibyo ngibyo bikampa ibyiringiro rero byo gukomeza ya ni ikintu ngire ngo kinini cyane umuntu yakomozaho muri ubu buryo ahubwo ndi kwibaza mu kanya nk'aka turi kuganiramo mu byo turimo turakora byose hari inkuru nshyashya mbonye reka nkubwire rero pasi wagarutseho Sirasi nakubwiye ngo bya Sirasi barambwira ya majwi numvise ya majwi ngo uce mu kinani undi akamubwira ngo rega ngo nambaye rya kote ngo hasige ngo rigaragaza ngo amazuru n'umunwa byonyine ati suti mpuye na mudugudu aramenya ati suko ko mudugudu umenye koko ari ninjoro atubambonye ku manywa ati bangana iki
umugore ati rero atushaka kuba nta n'umuntu wakubonye ahubwo ari ibitekerezo biri muri wowe ari rya jambo bavuga ngo uwububa abonwa n'uhagaze cyangwa uhagaze abonwa n'uwububa oya uwububa abonwa n'uhagaze urumva ibya Sirasi rero bikomeje kugorana Sirasi yateje ibibazo byinshi nakaduruvayo ngira ngo mwabonye ikiganiro nashizeho Pasi buryo uzi yuko wa mujani umugore wa Sirasi ura wasimbuye Helena uzi ko yataye umugabo n'abana bane Sirasi wese yataye umugore n'abana Sirasi nawe agata umugore n'abana batandatu ese mbarumbwire ngo ibyo by'abana bafite ubumuga ko numvise ari ibintu na ihuriro ryabo iyi nkuru yiheri muzi tugere Jani afite umwana ufite ubumuga na Sirasi nawe afite umwana ufite ubumuga ako Pasi ugiye gutuma mbyirukankisha kandi nashakaga kubihera mu mizi okay hera mu mizi rero urubanza turuhere mu mizi okay twatangiye uriya mugabo rero muri kubo mwabonye nyine n'umugabo wa Jani urumva ni nyina nubwo ni sentabwa ni sentabwa sentabwa miruho wasigiye abana ngo ubu ngubu afite batatu kuko uwumugaye Sirasi yahise amuhuza na wa wundi wenyine n'ubundi yari afite uriya witabye Imana ngo hari imfashanyo nyine ngo leta yatangaga irazitanga n'ubundi y'abantu bamugaye bafite ubumuga bwa burundu bafite ubumuga nyine bari abana bari bagiye kubahuza kugira ngo izo mfashanyo ziyongere ziza ari nyinshi urumva bameze nk'abandi bo mu runana arya ngo niba ari Pascal ngo babyaye indahekana kugira ngo bajye babona ngo shisha kibondo nyinshi nkibaza ni uyu mugabo ari Sirasi ari n'ura mugore we wa kabiri witwa Jani nta numwe bose bari bafite ubwenge buciriritse nta numwe wagiriye undi inama urumva Sirasi burya ngo umugore yabaga ari kumuhamagara iwabo mu rugo rw'undi mugabo can you imagine ukitwikira ijoro ukajya kuryama ku buriri bw'umugabo mugenzi wawe urumva ntabwo hari akantu kansekeje uyu miruho ngo ntabwo yari azi Sirasi yarumvaga umugabo uririmba w'icyamamare Miruho yaracuruzaga nyine ngo boutique araho ngaho Sirasi ngakajya mucaho nyine akajiwe ariko atamuzi abantu bakajya bamubwira ati rero ati buriya ati umugore wawe ati baramutwaye karabaye undi ngakagira ngo ni umugabo nyine w'igisore w'ibigango nyine nka Mike nk'uko nguko wijigijagaje nyine ukamureba umunsi umwe ngo Sirasi yaciyeho baramuhamagaye nyine ngo Sirasi aciyeho nyine ati dore ibya Yesu ni ku murongo umugabo ugutwara umugore ngamushatse aramubura kandi ari kumureba imbere yarasohotse ararangaguza aramubura kandi ari aho hafi ako mu by'ukuri reba ukuntu uno mugabo angana mu by'ukuri kuno hari umugabo w'ibogari wije ariko abagore nka buriya Sirasi ni uburozi se ni imitoma iyo umuntu akurusha hiti Sirasi ngo yazi gutera imitoma umuntu yakubwira ngo gafi kanjye gafi nirobeye ubose nta musore babikubwiye reka nkwivovorere njye yara mugabo yarambwiye mugabo yambwiye ati rero ati umugore wanjye ashobora kuba wenda iyo mitoma ariyo yaburaga tukubona ukuntu wabana n'umugore imyaka 7 yose utaha yakurakariye akamara iminsi 3 atavuga ngo iyo mitoma ukiyibona urumva atukwasanga ariyo mitoma yabuze cyangwa hari izindi nshingano zari zaramunaniye Sirasi yakemuraga nyine gutyo uko bikwiye Pasi ufashe uyu mugabo ugafatana umugabo si ubutunzi wenda tufashe inshingano wenda z'abashakanye niba arizo kuko buriya niho bipfira umugabo si ubutumbi buriya urumva ugafata na Sirasi Sirasi ufite imbaraga n'uwuhera ariko ntawamenye nta mbaraga metagira ukabyara we nanjye umugabo arangije ashatse Sirasi amubuze nyine urumva Sirasi yahise acaho umugabo ntiyamubona kandi bari bahagararanye asubira muri boutique umunsi umwe bongera baramuhamagara bati ngwino urebe umugabo wagutwara umugore bya Yesu ni ku murongo araza aramubura amusanga ku igare yewe ngo yabonye igare ricaho ko yagwa mu Bugesera akoresha amagare cyane ngaciyeho ngabona ibirenge ngo nibigera ngamaguru ye ngo ntagera ku birenge by'igare ngabona ngo tumeze gutya ngo tugenda ngabona ngo turenge ngo turi muri aya ngaya
kandi we ngo yari ari gushaka amabonsa uri kumva ari kuvuga ati byibura Hari igihe nahakubitirwa. ati nahakubitirwa nshake nk'abasore bane beza baze kumfashe bamfashe muri uru rugamba hari Jeanne ni ikizungereza iki? asanga Jeanne ni ikizungereza iki niba mubonye? dore ifoto ye ngiyo Okay. dore nguwo Jeanne wasize umugabo n'abana umugabo ngo yaragiye ngo asanze ngo uturenge twa Silas turi muri aya ku igare akagira imana mwe ati yewe wowe ntabwo nakwirirwa nsaba intuzi inkunga ahubwo wowe nakwishyira mu mufuka ati uyu nguyu yangwaho urumva Hari umuntu asa ni kesi ijya kumera nk'iya Silas. Buratanze mvu kurangiriza iyi nkuru nayo ni ingenzi nubara aho bijya guhura n'ibya Silas yewe. Ni ahantu bita Tabagwe za Nyagatare ariko ntabwo ari kwa Bayago. Urabona abakonyine ari ukuntu iyo amaze kugera mu myaka yagiye hejuru baba banini bitewe no kurya neza n'amata gutyo. Noneho hakaba umugabo nyine muri ubwo buryo nawe ufite taye nyine idahagije n'uburebure budahagije. Agira gutya nawe umugabo amuha amakuru ati atari akagabo kaguca inyuma undi nagira ngo ni ibintu bya hatari. Aragenda agezeyo arabafata koko nibyo barimo barabikora. Umugabo aratabaza ati mu ntabara ahubwo umugore wanjye ari kubyara. Zana ambulance umugore wanjye arimo arabyara. Na Silas nawe umugaragiye uyu miruho yaragiye asanga Jeanne ameze nk'uri kubyara. mu by'ukuri nyine ntawamenye ariko haranditswe ngo maze ngo Imana ngo imuremera ngo umufasha ngo umukwiriye ibyo byanditse hehera buriya nyine Imigani 2:18 buriya nyine Jeanne yari akwiriye Silas si byose none yaramukwiye Silas yari akwiye Helena kuko niwe na Silas ntabwo yari akwiye Helena naho muhera mubi umwuka mubi mu bantu se koko umugore w'igishongore nakoreka nceceke basi reka twe kuvuga byinshi ndabizi baza kuntera amabuye. Oya Helena kuba ari mwiza ni mwiza ariko na Silas ni umugabo mwiza. Silas ni umugabo mwiza nuko yenda yadutengushye akitwara nabi ariko Silas ni umugabo mwiza. Ariko uziko n'ubu ngubu hari abantu bagishyigikiye Silas. Uziko hari abantu b'intagondwa bagishyigikiye Silas. Barahari nyine bo bahuje ukwemera. Silas asenya urugo rw'abandi rurimo umugore ava ku mugabo we ataye abana 4 aramukurikiye. Silas asenya urugo rwe. Silas ahoteye abana. Hari abana benshi cyane buriya nabo nimushaka zababazanira Silas yabyajije. Urumva? Wagira ngo niwe muntu waje kurangiza Silas muri inose. Gwavumbuye n'abandi banateye inda cyane rwose. Akiri inkuru rero bangahe umwana yakuye mu ishuri ngubwo ni 2. Hari umwana yakuye mu ishuri w'ahantu hitwa ikizimya muriro. Oya ahita hera Kinyamakara. Uwo mwana yewe yigeze no kuza kunuza kuri no mihanda kuri social media ari gusakuza Silas amugurira imashini n'inuza muhana ibiryo umwana araceceka. Kwa Divine se ko nta kintu yakoze. Hariya yaramaze kugagara ko se ntago mwumvishe muri ntuza muri record yaramantuza aramajwi ko yavugaga ngo hari abantu babimubereyemo bamaze no kumutangira amafaranga y'abavoka. Nuko yumvaga ko kuri Divine nuko yumvaga ko amaze kubyimba aba bose birirwa bamurushya ubu se umuntu uri kumufasha kurya impungure ninde nuwo yasanzemo aba yasanze bari kumufasha kuzirya ubu umuntu nkurizi aho kugira ngo bakumire ikibi bavuga ati ibingibi bitanga isomo hatazagira n'undi muntu ugwa muri iki cyaha cyangwa mu mutego nk'uyu nguyu ahubwo baracyashyigikira baracyagira ubu se umuntu uri kumufasha ninde kandi nyamara iyo baza kumugira inama ati bigenze gutya agira gutya aba bose bari kuvuza induru urumva
ntabwo ibi byose byari kumubaho. twikomereze rero nuko abura utuguru mu kirere turi kugenda turashya tudakora hasi tumeze nk'agakwavu bafashe amatwi bajyanye ku rukoma ngo bagire uko yego babigenza. arangije aravuga ati wowe rwose nta musaruro urimo, we nta mutamiro rwose ijyanire. ati niba ari wowe urwaye umugore ijyanire, ati ijyanire akanabafasha avuga akanabahahira nose mugira ngo uriya mugore baramurinditse yo uriya mugore wa ntuza uwo Jani kugira ngo hari amafaranga byibura yari yakurikiye kuri Sirasi sarayagira ibitaramo arimbagamo bamuha nayo kurya shana n'udufaranga two kurya ufite amafaranga ukaba usize umugore n'abana bari gukumbagurika hariya utaranabubakiye n'akabanza mukananirwa kugira Sirasi n'inama byibura ngo muri duke yabonye agure n'akabanza iriya za nyabagendwa dore ko binagura bakeya yubakemo n'inzu y'ibyondo byibura kuki nta nubwo yigeze natekereza ati nshobora no kuba nakora nk'impanuka nkanapfa, ese uru rubyaro ndi kubyara se aba nabasiga hehe, ahubwo akajya kwenjoyinga we akajya kwenjoyinga hasi burangiye gereka mbanze nkubwire uzaba umunyamafuti ariko mu make ubona uvuga uti reka nkore byibuze si igikorwa gishaka kundengera sibyo mugengeze mu makuba uzi yuko ushaka kufata nk'udufaranga dukeya ukaba watugura nk'ubutaka basi tuvuge ko mu mafaranga yose biriya biterane yagiye agakora bagena bamutsindagira bamuha utuntu mu mufuka tuvuge ko yabuze nk'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni amafaranga agura umwavoka nangahe senyisa ura ari 500 uyazanye ukagenda muri hari azanya bagendwa hari muri kiriya cyaro nabonye ntago wabona umurima ushobora gushyiramo amabati ngangahe ntiyajya no gusaba n'inkunga mu mudugudu bakamuremera ko banaremera n'abandi bakamwubakira bakaba bamushyiramo abana urasa basize he kugasi ongeraho kugasi ariko inshuro zingahe kugasi barya n'ubusa uzi ko ushaka kuguramo n'umurima ukajya unahingamo n'imyumbati n'ibijumba abana suko nguko ababyeyi babyara abana ugasanga abana babaye zamayibobo ugasanga abana babateye inda batwaye inda zitateganyijwe ubwenge buke gusa aho kugira ngo mugire inama abantu basigaye inyuma bameze nkawe mujya kuvuga Kariza muvuga bidafite 12 ubuse nk'amagambo bavuga cyangwa se amakomenti cyangwa amari iki ni ibiki yakubaka muri societe nyarwanda nkabura nkura mugabo nahoze ndi kuvuga mu kanya nk'amagambo yamuturutse mu yamarira iki gihugu bura yatanze iki yamarira iki societe nyarwanda nihe nama ashaka kugira umuntu w'umugabo nkawe ntago ashaka kuvuga ati va muri ibi ngibi gira gutya ahubwo araza kurwanya abari kugaragaza ukuri n'amafuti. Niyo mpamvu navuze ngo harimo abantu bafite mu mutwe h'ibikuri babyumvishe ufite usobanutse byibura urumva pasi ufite mu mutwe harehare urumva wavuga uti rwose hari n'abantu ngo bitwanga badasigana sibyo na Karosa babamo abadasigana basize nukuvuga ngo mwabze ngo nabadasigana ko Sirasi mwamusize inyuma twamusize cyangwa yabacomotsemo aragenda ntago mbizi niba mwaramusize kuki ntama yanyu yazimiye ntimuyigarure ahubwo babanaga na Sirasi gusa cyangwa umuryango nawe ukwiye kugira inyungu mu kuba Sirasi aba mu badasigana ubwo umuryango wa Sirasi mu badasigana mu tubwire umuryango ariko pasi nagisubiza nge ndashaka pasi nyine nakinsubize nyine kibaze ntabwo nacyumvaga ubu noneho n'abantu badukurikiye bacyumva niyihe nyungu y'umuryango wa Sirasi kuba Sirasi yarabaga mu badasigana nihe nyungu kuri inde kibaze neza ntabwo ndi kucyumva navuze ngo niyihe nyungu ku muryango wa Sirasi urumva oya niyihe nyungu ku muryango wa Sirasi kuba Sirasi yarabaga mu badasigana kari ugize uti kugira ngo n'umuntu udukurikiye n'abari inyuma nabo bakibene wipishamo nakubajije niyihe nyungu
umuryango wa Sirasi ufite muri aka kanya kuba Sirasi yarabaga mu badasigana ntago cyumvikana. urakoze none sinjye gusubiza nk'umuntu uri gusubiriza abantu benshi. Nta nyungu umuryango wa Sirasi uri bukuremo hano kubera imyifatire mibi umunyamuryango w'abadasigana Sirasi yagaragaje akaza no guhagarikwa ubwo yangaga ubwumvikane, kandi inyungu z'abadasigana zigera ku banyamuryango w'abadasigana. Sirasi rero ntaheruka ubwo twamaraga guherekeza uriya mwana wakimara kwitaba Imana nibwo yahagaritswe kubera ko yari amaze kunanira itorero, ananiye inshuti, ananiye abandi bantu, baramuhagarika rero kugira ngo azabanze atekereze ibindi byose. Naho rero reka mbaze Sirasi tuvuze ko yananiye abadasigana, siko ushatse kuvuga? Yarabananiye n'itorero yararinaniye n'abayobozi yarabananiye, siko ushatse niko mvuze. Niko uvuze sibyo? Sirasi mu muryango we harimo abana n'umugore we, wabyumvishe? Mwigeze mwegera Helena abadasigana? Mwigeze mwegera ngo Helena mubasese ikibazo ni iki? Twaramwegereye bombi. Muri aka kanya rero Helena arega abadasigana yuko mwumvishe uruhande rumwe. Twarabumvishe bombi, meme na pasiteri yari yanyabagendwa kuri ADPR, niwe wari umuhuza mukuru. Yegora oya ikitegeko twe dukurikiza ikitegeko rivuga. Reka mbazane nagusubize pasi kandi imperekeza ibyo amategeko amugomba yarabibonye. abashira imanza kandi muri aka kanya uriya mudamu aranarwaye ameze nabi, badasigana ngenda bagaya cyane. Muzasange uriya muryango wa Sirasi, ni ukuri kw'Imana bazabasange abasigaye, sibyo? Muri aka kanya abantu baravuga bati twe dufite umuryango papa barizwamo, uri kumva? Ariko muri aka kanya mwaberetse yuko ni Sirasi wabagamo wenyine, ntago ari umuryango, urumva? Erega mwebwe muri kuvuga ibintu bya kera byarangiye kera. Ntago byarangiye kuko Sirasi oya urumva. Helena rero ari umuntu donc akeneye gufashwa aka kanya, n'ibyo ari kuvuga byose ari kubivuga kubera agahinda k'ibibazo byose afite ubu ngubu n'ibindi nk'ibyo byose. Ariko umuntu witwa Helena aramutse yenda ari n'ubufasha ashaka, kuko amategeko buriya y'abadasigana afite murongo agenderaho. Uzi uretse gato maze nkubwire, uzi abadasigana igihe basapotinga umuryango wawe, wowe uri nk'umunyamuryango, igihe wagize ibyago wapfushije baragutabara, hari n'amafaranga uhabwa ndetse yiyongera ku yandi uba wakusanirijwe y'umutima ukunze. Hari igihe wabyaye, ibyo ni ibihe bikomeye. Iyo warwaye nabwo baragusura. Naho ibyo ngo Sirasi ngo yafunzwe yenda atarakibarizwamo, Helena no wamufasha ntabwo byari biri mu nshingano z'abadasigana. Biri nkuko nanjye nabyuka mu gitondo cyangwa se nkuko nshingano ntabwo biri mu nshingano z'abadasigana. Niwo zibahaye se? Nose Helena n'umuryango niwo ugena amategeko y'abadasigana. Ntabwo ngiye mbagena amategeko. Reka nkubwire. Ariko bivuga ngo ntabwo zari inshingano, biri mu nshingano. Ntabwo ziri mu nshingano zabo. Gute? Helena si umuryango wa Sirasi se? Ni umuryango wa Sirasi. Umugore n'umugabo si bamwe. Sirasi ni umunyamuryango w'abadasigana se? Nyine mwaramusezere, mwamuhaye impamba se? Dore Sirasi mwamuhaye impamba mujya kumusezerera mu imerekeza ze. Iryo jambo abadasigana ariko muri kuryumva. Mwebwe rero mureke mbabwire kugira ngo muze kuva umurongo w'abadasigana turi kumwe. Oya kugira ngo mubyumve neza, abadasigana bafite cano, hariho izo bita imigabo n'imigambi bagenderaho. Ugenda uyitega amatwi
uzagaruka umbaze Niko ushatse kumbwira. kubera ko Ese ubundi Pasi njye hari n'ikindi kibazo uzi ko wagira ngo oya kuko abadasigana mu murongo wabo ibyo bikorwa binabaho byo gufasha abantu kuko ubushize twatanze mituweli zigera ku bihumbi bingahe. Ese ubundi abadasigana ndashaka kumenya abadasigana ubundi Sirasi imva n'imvano ye murayizi mwamumenye gute Sirasi undi yaje mu badasigana gute imva n'imvano ya Sirasi murayizi twebwe Sirasi mbere y'uko aza mu badasigana yarari ese ninde wagize Sirasi icyo ari cyo muri aka kanya n'abadasigana icyo yari cyo muri kano kanya abadasigana kuko bakorera no mu itorero akaba ari n'abizera bakagombye kuba badasigana mu byiza ntabwo tujyana no mu byiza umuntu avuye mu byaha nibwo Sirasi yarabakeneye ubu ngubu Sirasi abakeneye ariko mureke babwire ngo muramwirukanye kuko yakoze icyaha ahubwo yarabakeneye uretse gato ariko banza wumve reka nkubwire uretse gatoya nkubwire ujya gutuma Daniel muhereza akwegera aho ngaho kubera ko mu bantu Sirasi yananiye Sirasi yaba ari umuntu ufite umutima écoutez yaba ari umuntu uri soft ufite umutima uri soft Sirasi ntabwo biba byarageze aha ngaha mu bantu bakaraze mu bintu byatumye Sirasi na kano kanya abantu bose ubona Sirasi nta n'umuntu ute kumenya n'ibya Sirasi nta muntu atananiye Sirasi mu bantu yananiye nzi ko na Daniel hari urugendo twagendanye tukaruhana ku bwa Sirasi sibyo uwo Helena uvuga ngo abadasigana uyu munsi ntabwo yigeze yegera abayobozi avuga ati mu by'ukuri imeze gutyo arakubwira nkawe afite nimero z'abayobozi babo sibyo yavuze n'ibyo bibazo ntabwo aregera ubuyobozi avuga ati ariko nanjye ndi mu bantu mujya mutangira abantu mituweli igihembwe cya mituweli cyageze mfite abana 7 mfite umuryango w'abantu 8 10 aha ngomba kwishyura mituweli nanjye mwanyibutse ko byagenda gutya icyo ntiyagikoze rero kujya kwicara hariya kandi uyu munsi si umunyamuryango yenda muri plan bafite gahunda yo kujya gutanga mituweli yenda muri Nyaruguru ni urugero kuko bagenda bagiye buri mwaka gutyo rero ntabwo badasigana ari abantu bakora ibintu bitari ku murongo cyangwa bakora ibintu mu kajagari oya ibintu byabo biri ku murongo babifitiye inyigo babifitiye budget urumva ni umuryango usobanutse ni umuryango ufite stati ntabwo ari umuryango ese Pasi w'abazunguzayi umwana akakunanira uramujugunya agahinduka igicibwa cyangwa umuba hafi byibura ukajya urakoze cyane urumva nawe ukamugendera hano ariko ijisho ryawe rikaba ari muriho uramujugunya ukamwirukana cyangwa se musomere mu migani 27:22 nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo iryo ni ijambo ry'Imana bishatse kuvuga iki niba utabyumvishe dukomeze ikiganiro abadukurikiye babyumva Sirasi muvuga mwebwe mumumenya aka kanya kuko Sirasi ni umuntu wakunzwe cyane kubera kuririmbira Imana muri ubwo buto sinigeze mbona Sirasi abwiriza ahantu ni ukuririmba kubwiriza ubutumwa bwe bwari ukuririmba kandi yabikoraga neza nubwo indirimbo zabaga zivuga bavuga kuri muremure ireke babivuge yabibatumye izo ndirimbo abantu barazikunda kubera iki zazagamo twa tuntu sosiyete ibishaka kumva Sirasi rero nyuma yaho reka nkubwire ikibazo nge naje gusanga cyabaye kuri Sirasi yabuze management iyo aza kugira management sibyo ibi byose ntabwo byari kuzaba ntabwo Sirasi yigeze kubona management reka maze nkubwire mwebwe mwafashe Sirasi mumufata ni nko kubona ngo umwana yavutse agakura swaganiriye na Helena urumva wese maze nkubwire uretse gatoya swaganiriye na Helena reka maze nkubwire ibyo mvuga kuko ntabivuga ndabyibagirwa maze nkubwire Sirasi mwamubonye yarakuze kuriya yararirimbye bikemera uri kumva ntimwamenya ngo byaturutse sibyo
ese mwaba muzi uburyo Sirasi yageze muri uno mujyi cyangwa se yaratangiye kuririmba bitubwire. mwarangiza mukamufata bwana munyamakuru bitubwire ntabwo tubizi yeno dufasha ntabwo mubizi niyo mpamvu nkubwira ngo yabaye mu badasigana ariko nta nama yigeze sinzi mwamugira inama uko mubishoboye ariko ntabwo yigeze abona inama zikwiriye ngo igiti kigororwa kikiri gito yaza kubona urumva iyo muza kumenya ngo se ngo Sirasi ngo byagenze gute yavuye mu yihemizi sibyo umuntu bita Mugoboka umuzi hiki umuntu uhora ugaruka mu majwi abana Mugoboka tubwire bwana munyamakuru madamu munyamakuru Mugoboka mumuvuga hiki muramuzi madama Azera munyamakuru mutubwire kugira ngo dusobanukirwe Mugoboka we aje mate iryo zina Mugoboka twumvishe byinshi ariko Mugoboka nubwa ni muntu ni izina abana ba Sirasi bakunda kuvuga cyane Mugoboka akunda muri iyi nkuru ya Sirasi Mugoboka agarukamo umuntu Sirasi yabwiye ngo nafungwa ntazamugemurira tubwire rero uramuzi tubwire Mugoboka kugira ngo dusobanurire abantu dusobanurira dukurikiye byo kumutamugemurira yafunze kandi umuntu agegereza akeneye amaboko y'abantu ndetse n'igihe bamuca muri ADPR ukumva Mugoboka niwe muntu wagaruye Sirasi muri ADPR uri kumva niyo mpamvu mvuga ngo Sirasi yabuze mu management iyo muza kumenya se ikibazo cya uzi reka nkubwire njye kukubwira management ubu mbwira umuntu washobora kurinda inkoko iri mu mbuga kutaza kuraha imyanda irundarunze hariya hari ahantu hari ikibati iyi nkoko ugiye kwirirwa wicaye uriye kwirirwa wicaye ahangaha iriya urakora ibishoboka byose inkoko nize kudonda kuri ariya masaka cyangwa se nize kuraha uriya mwana nize kurahuka yoza we wakarabya akarabya nkuko abishobora buriya management ijya no hari ahantu management iko n'ahantu idakora muri iyi si harimo abantu niba ubizi niba Sirasi ubwe DNA zaramufashe mu rukiko akavuga ati nizo umuhungu uwo muhungu yarakanyata uwo muhungu sinjye wamubyaye wowe ubwo urinde wajya kugira inama Sirasi ari n'imbere noneho y'urukiko apana n'icyo kandi bari kuvuga ibimenyetso ijana Sirasi rero niba atagirwa inama management yaturukaye ese abadasigana twe twaje tuvuga ati tugiye kuba igisubizo ntago mwamumanajinze none genda wimanajingire wirire ko yeko akariza itata ni metisho nabonye na pasi mva nkubwire uzashaka umuntu witwa Mugoboka ngo byagenze biteze uzamushake niwe wamuzanye mu mujyi Sirasaza twaye imyenda muri envelope wabyumvije ubwo yavaga za Nyagatare muri envelope nishashi hubwa envelope zari zitaraza nagize ngo da nishashi icyatsi Sirasi aryiwe anywiwe amurisha imyaka 2 mwebwe muzi Sirasi nyuma y'imyaka 2 ariko mbere y'imyaka 2 ntimuzi Sirasi wariwe none se nje imbere y'imyaka 2 aruzi uwo ndiwe sinari nkuzi reka twese duhurira muri ibi bikorwa tutaziranye ahubwo twebwe duhuzwa no gukora ibyiza wakagombye nyine gushaka ariko niba tuvuga n'urugero ubu turako twiciye hano twese nta myaka 2 ishize tumenyanye nayo ariko se ntituzwe ariko buriya nkukunda pasi n'urugero niba nshaka kuba inshuti yawe mu by'ukuri ngendana nawe banza umenye se uyu muntu turi inshuti ni muntu ki ese yavuye he ese uyu muntu okay ntituri inshuti navuye he ndi muntu ki ndacyakwigaho nawe twa tukimwigaho nawe nindi ntagondwa ariko nawe nindi ntagondwa Sirasi nasanze ari igitabo kinini sinyishaka wigeze ubona ku rukiko nza mu bintu bya Sirasi wahaje n'ibintu byose nabigendeye inyuma abantu baravuze ngo cyo badasigana bataje Sirasi twaramwicaje indahiro yarahiriye aho ngaho atubwira ati ibintu byose niherene ubyihisha inyuma iyo ndamuka mbonye ari umudasigano nari ngumwana icyo koza ushirika ubuti pasi ntago mwize musanga Helena ariko pe Helena
ngo Helena twebwe mwumvishe uruhande rumwe se uretse gato baze nkubwire wera bwa buryarya Sirasi azana ka karimi keza yifitiye urumva ntago mwize mureba kure pasi uyu munsi reka maze nkubwire abadasigana ntibakeneye Helena akeneye abadasigana Helena agomba gushaka abadasigana akeneye kumushaka ko si umunyamuryango wabo ibikorwa by'abadasigana iby'abadasigana wamugize we wamuhaye stati sinavuga ko yahagaritswe kera cyane pasi basi reka amagambo menshi avamo bicumuro reka tubyihoze wahera Karosi araje wahera Karosi inyuma yawe kerekaje kandi nawe ngo numudasigana oya nagara umudasigana ntiyigeze umuntu niba badasigana mufite abantu nka Karosi n'abantu mufite oya Karosi ni Karosi ibyo avuga byose aba yabirose aba ni inzozi menya rota ya Karosi uriya n'umuhanuzi afite abacuzi groupe yitwa abacuzi y'abanyamasengesho uriya ni pasiteri wahise w'abacuzi cyane pasiteri mbonye abacuzi afite groupe y'abanyamasengesho w'abacuzi amagambo amuvamo yose aranuka ubwo nawe araje ubwo nyine ubwo ukereye intambara nshyashya amagambo yose amuvamo aranuka pe uraba Irani uraba Isiraheli uko numva dutangiye komba nshyashya uraba Irani niba yumva afite imbaraga ese ahubwo reka nkubaze niba nyine yumva ashaka kurwana nazi mbabwire Kongo emwe turira cyarwana byagenze gute ukuntu yambabaje hakuze umuntu umugabo wihanagaza niba ari na prank amugira ngiye kayiza singira prank ibi bintu nta prank mbizanamo urumva nta prank ngira yaramba niba ari na views bamugana abantu bavuga ngo ni views sibyo uzi umuntu umugabo uhagarara ku kintu atazi adafitiye n'amakuru ikintu atazi akapfa kurogotwa gusa kurogotwa kandi yes kapfa kuvuga kubera intekerezo ze kubera kurota agafata ibintu akabirota yangiza agahita mutanaziranye ngenziranye nawe azaho ntahazi uko ndya Kariza umukobwa mwiza Kariza umukobwa mwiza ntatongana have mbabarire nasereka mbaze ubu nabwirwa n'iki ko bayampaye bajyaga kumpa bakamucaho izo mfashanyo bazimpaye areba Kariza mwiza ihangane wibabara sibyo oya turajye kumushaka kuba umugabo ni ibikorwa kuba umugabo ni inshingano ntabwo ari ipantaro kuba umugabo ntabwo ari ukwambara ariko maze ukanigiriza agakote n'akakaruvati kari aho ngaho ukaza kuri kamera ukavuga ngo uwo mwuka ko mbona nta n'umwuka afite mu by'ukuri umwuka uri kumuvamo aba ari kuwupfushiriza icy'ubusa ko nta mwuka afite n'ubundi ko arasukuma unyibukije umugabo bita nibishaka nigeze gutanga televiziyo kuri Karosi ndaseka ko nta mwuka afite asuku uzi umuntu uvuga njye nabonye ari amenyo gusa yifitiye yonyine kuko wowe ufite ibihanga se shawe kuhagireka njye mfite amenyo meza by the way mfite amenyo meza nabonye ari amenyo gusa avuga njye narumiwe ni izina ry'Imana yo mu ijuru kubuda ibaze kuba we Karosi banzu ugenda ushaka amafaranga yo kurya urye ibyo kurya kabisa Karosi ni umukire ntumurebe gutyo umukire nagenda banza ashaka amafaranga yo kurya arye byibura ese ujya kurya no kubyibuha reka mbaze nkubwire kurya ubu se nyamunini kurya nuko byibuha nyine uzwa hari igihe urya ukarya indyo ituzuye urumva bigatuma umera nabi urumva kurya nukurya indyo yuzuye ukajya byibura n'imbaraga umuntu araba adashinga atanabyina aravuga urufuzi akaba ari rwo ruza gusa n'amenyo akagaragara umuntu yapfuye kera mu by'ukuri mbaba kwisukuri nk'uwo mwuka wawe wajya uwuzigama mu by'ukuri ukawizigamira urenze ubwo warwo kuri kamera Kariza uramushaka hiki ariko uzi ko ari byo araje kwitabe Karosi Kariza uramushaka hiki ngo pasiteri mbwira ukuntu uyu muntu azankozaho ibiganza akansengera nta mbuto mubonaho hari abazimubonaho bande aho yasengeye bagakira tuzababwirwa n'imbuto
aho kugira ngo azavuga ati rero Kariza mwana wa mama niba nayo mafukura ayafite ati Kariza rwose ca bugufi mwana w'Imana wakoze icyaha ubwo uraza unshinza we. message raje ndirukanka mbu ya banke ngira ngo ni umuntu nazeho akantu ngo mukiriya mwiza kubera igikorwa giteganyijwe cyo kuvugurura system z'abanki turamenyesha ku gatandatu Va muri aya ariko mbonye uzi kubona ngo ya account ishaka kubona ka message ka banke kuri telefone none ngo mukiriya mwiza sa murakoze va muri aya kabishwe barafunze insengero ako mfite amakuru ko ntuza asenge afite karo hasi reka dusoze ikiganiro kuko murakoze mugira ibihe byiza reka mbaze nkubwire ndababaye ariko ahubwo nyibwirira amakuru ya Nikuze Divine umugore muto wa Silas ameze neza yarakize ndetse mvuyeyo no kumuha igikoma reka da umwana asari gukura asa nase cyangwa yewe da nukuri ya mwana icyo namuberekeraga cyarangiye ariko nubwo batari kwirirwa bapima DNA hari umwana wa Silas shaba afite mu bana nabonye ba Silas afite nta numwe usa nawe ariko uyu nguyu barasa Silas afite abana ba Silas afite bakunda gusa ku mitwe cyane uriya we neza ararira agahemeka utunwa neza ugahita ubona ni Silas arira gute gerageza turebe dore Mike muzatora amashashi muri uyu muhanda wa Kigali n'igarami urumva bameze neza nyine gusa nyine yarakize nyine yaratashye nose gahunda ufiteho ni iyihe gahunda ihari ni iyihe umwana azakomeza kuba muri iriya nzu imeze nk'igisharagati koko gahunda mfite ubundi gusenga Imana ngo impa amafaranga mbubakire ndetse ni n'umuhigo nahize ngewe urumva mfite umuhigo nahize wo kugira ngo iriya nzu yabo nyishireho urugi bakingisha ibati nyishireho urugi n'amadirishya n'agacanga byibura nkavugurure mbubakiye n'igikoni ndaza kubereka igikoni batekeramo igikoni chapasi nyine batekera hanze imvura iragwa nyine bakanura no muri yanzu nyine batakwirirwamo urumva gusa nahize umuhigo imbere y'Imana izamba bari mu dufaranga mbavugururira inzu wabonye byafataga bije ingana gute hara ni mu cyaro pasi ngiye n'uwampa n'ibihumbi 500 nabikora byavamo kangu ukuntu byavamo ariko si wana ihorere oya bese twumve byihorere 500 oya bese mbanze nkubwire ariko ntago byavamo cye kuko zinyuma cyo korenda nka miliyoni 2 miliyoni 2 za bikora hagasa neza umugabo yataye miliyoni ageze hirya tora 100 aravuga ati biri ko biraza ubwo nagiye gutora 100 byanga byemera zayatora paka gwiye ubwo rero muri zo miliyoni 2 ndabashyizeho ibihumbi 2 by'amanyarwanda urakoze umuntu atanga uko afite ese ujye kwisumbukuruza none se mbwire nanjye ndi kubona message ubonye ukuntu nshidutse ngo mukiriya mwiza ngo kubera system murakoze access we access bank Rwanda ese dusoze reki ifite itangiro cyose kigira n'iherezo nyine iherezo turishyiranga ngo ikibazo cyane ngo giteye gute ubundi Helena ararwaye nyine ararwaye ntago ameze neza yarivuje yafashe imiti uko ese ubwo sagenda gakabije arwaye oya agahinda se Helena kananiwe kumwegura bakimusiga tungurusumu umuntu uza mu bisebe ubu nibwo kagize yari afite amahoro kuba ari wenyine erega buriya uzi ko urugo rubirutwa na gereza urumva Helena ararwaye kandi bambwiye yuko ngo arwaye amarozi ubwo rero ntumbaze uwabahumanyije arwaye amarozi ararwaye pe ko kwa muganga ngo abanyamasengesho nibo ubu ngubu bari kurara bamwicaye Imana imworohereze
dukara wabona n'udufaranga yabonye two gucuruza utwo dukara ari kwivuza cyangwa ari ubundi two bari kuryamo nyine ngo aho yanditse ngo nirijya rivaho kabyara yego hari byinshi cyane twavuga ariko kimwe cyo gihari ni ugushimira abantu duhora tujyana Prosperous ryagare yari kurizunguza byibuze akagaburira barumuna be igare se Prosper nawe Sinabonye umunsi bada- yampamagaye yambwira yuko yakoze accident Ngaho nibwo re. bari bamuvanye kwa muganga Kuno murya- ufite ibibazo umuzimu wateye mu muryango wo kwa Sirasi ntabwo yoroshye pe shana umva aravugiriza ndakagira nukuri birababaje cyane birababaje yashinze amazu yakoze ubwami byabaye uyu munsi byabaye uyu munsi byabaye umunsi mani mworohereze Ijwi ry'Imana. oya reka nta kibazo I know. kaza reka tugushimire cyane Ntabwo nazibura. reka tugushimire cyane reka tugushimire cyane umukobwa w'Imana Kariza courage nabonye ufite n'utundi twana twinshi uri kuzana twahohotewe abantu baragira ku Kariza Imana igakora imirimo n'ibitangaza mukoze cana imyaka n'imyaka na Nyagateke Kariza ije mu mezi 2 arimo arabatesha umutwe ndakubwiza iryo ukuri shari ryawe ugende rikwice imva yari yarakumize yongera ikumire izina rya Yesu suka n'agatebo ubwo se bwiyende karose n'abasana ese utekereza ko nari nirwa nteguye nari niteguye izi ntambara zose nta kintu akora kidafite ibimenyetso none se ikibazo kubera amabi yanyu amanyanga mugira baragenda bagakora cano zigasinzira kubera amanyanga mugira muragenda mukakora cano iriya cano ya Karosi imaze igihe kingana iki ubaye uri umuntu utanga ibintu bizima ugahereza abantu ibintu bizima ntago byakugira umumaro ntibyarebwa muragenda mugafata ubucano bugasinzira mukajya kubukorera amanyanga mwirirwa mwiba abantu ngo amaturo ngo murabasengera barangiza Imana yahagurutse umuntu mukazana amashyari uzabanza urya uhage ubone kuza guhangana nanjye urarashonje pasi nta yindi ninza ari kumuvugisha irarimbutse yemwe iragiye iyo ngiyo ni iyo navugaga irimbutse ubwo ni isi mbi kubera ku byo ndi kubura biri gutuma nibaza ntabwo nzi ko Kariza Shirisoni bene aka kageni oya Pasire kamaze nkubwire rega gutuza ntabwo Pasire kamaze nkubwire Kariza ndi umwana mwiza mu buzima ariko ntabwo umuntu mbabaza maze ndabyanga pe sinya nkunda umuntu kubabara ni bibi sinjya nkunda umuntu mbabaza pasi sinjya nkunda mu bintu byose nkunda umuntu wankira hanze akajya kunsebya ahubwo ushaka kwicira umuntu izina gusebya umuntu itegeko ngenga nimero yo kuwa kangahe ni uko bigenda reka mbashimire cyane rero abantu turi kumwe mukomeze mugire ibihe byiza ahubwo nawe nzamurega reka nzamujyana kuri RIB ndabivuga ushire ku bute yamaye nka data ndamujyana yo data ushire ku bute nyakubyara sinzaguherekezaho ariko nzakujyana Kimisagara kureba Karosi kuba Yehova hariya atuye murakoze cyane mukomeze mugire ibihe byiza Imana ibaho umugisha kandi ikomeze ibarinde na Kariza TV show nde ni ihuriro ry'u Rwanda mukomeze mugire ibihe byiza ihuriro TV show Kariza TV show ibintu byose ni show Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe